Uraho urakomeye mwana wa mama, umugabo mu ngabo, inyangamugayo ryahamye, rukikirabiranya, kimomo kibahana, kibaruma mudasobwa, pasiteri, umupadiri w'umushehe, umucuruzi, umunyamakuru, sherifu w'umugi, nibavuga gasobanuye, uri inkingi ya mwamba. Roki kimomo kibaruma kibahana urakunzwe, agahinde kitwa Dadikani na Koyimirige ya filime ya Rambo mu ba Vietnam, Squid Game, Urakasa de Papel y'aba Profeseri, Cobra Kai ya Kakato, With Flower, Last Ship, filime waraziduhase ku bwiza ku bwinshi. Roki kirabiranya maze wita byose tubona urabikwiye, hajemo akantu ko kwanariza dusanga ufite byose byiza ariko warabuze ikintu kimwe cy'ingenzi. Ufite amafaranga kandi waramamaye, uri Land Road Kigali, ibikorwa byawe wabyaguriye i Musanze n'i Rubavu uri umukira ariko ngo wanze kurongora. Abakobwa baragusariye bagukunda kurusha uko ba nyina bagukunda. Ayiwe mu basoreho warajyanditse kukurusha umufana ubururu ubu bisize amarangi. Wowe na Junior Giti Magagari k'imizi mirefu muri rubanda ni Messi na Ronaldo. Junior Giti avuga ko ufite umugore n'umwana w'imyaka 17 uhora kwinginga ngo yinjire mu muziki. Turakwinginze uzamutwereka umugore wawe, udutumire twicare twica ingwagasi, abafana bawe dukeneye kubona umutambukanyi wawe n'umwuzukuru. Roki kimomo warakoze kutuzanira papa cyangwe, ubu ngubu yabaye umuhanzi mukuru, nubwo politike y'umuziki ituma mutavuga rumwe muri public, kandi nyuma y'amarido musangira agacupa mukanagabirana. Wakoresheje utumaniyeri ubutuzaniye Jean Marie Mikoroje na Tubani Sereri nka mikoroba, Arafati Kabo yadutera story we na Musasa Vimbi mu kagoroba k'ababyeyi. Roki we uri ibyishimo by'abanyarwanda. Winjiye mu ntambara yo muri Kongo irasobanuka, tumenya ko M23 ihanganye na FARDC, watumye tumenya uduce two muri Kongo twibereye mu Rwanda. Ubu ngubu twahagutembereza kandi tuhabona kuri televiziyo. Ubu se ninde utazi Goma, Uvira na Tombe, Sake na Kongo Kinshasa? Waturabuye wagwani, waraduhuguye. Uwizeye Marike niyo mazina wiswe n'ababyeyi, ukaba waravutse ku munsi wa 24 z'ukwa munani 1991. Ubu ngubu bujuje imyaka 35. Roki kimomo uziyite rukundo, turagukunda turakwemera twisize amarangi. Wowe duhata gasobanuye n'amakuru y'intambara zibera hirya no hino ku isi. Umugore we nushaka uzaba umuretse, uzamuzana umaze gukura. Philipita na Papa Sava nabo ntacyo babaye. Tugusabiye kuramba, uzarenza imyaka 100. Waratwigishije, waduhaye ibyishimo. Roki kimomo nkwandikiye ibaruwa n'umutima umenetse kandi wishimye, nkubwira ko tugukunda kandi dukunda ibikorwa byawe.